tuzi igihe bazatangira kuzana impunzi ku mugaragaro, ntabwo tuzi igihe bazatangira kuzana impunzi ku mugaragaro. Bivuze ibintu biracyari muri court, tutegereje umwanzuro uzava muri court. Hopefully kuzaba ari mwiza, musenge mupfukame twese dusenge, tubisengere abazafata imyanzuro bazafata imyanzuro myiza cyane. Yego tujye ku wundi umuntu atavuze ko afite umuntu uzamwakira, ajya atinda kuza muri Amerika cyangwa birihuta. Oya, waba ufite umuntu uzakwakira udafite umuntu uzakwakira, dosiye yawe uko yagomba kugenda nuko nta cyabihindura. Yego uwo muntu uzakwakira ni umuntu yuvuze ko hari umuntu kubera ukuntu iki gihugu kigoye kukimenyera, baba bagira ngo azakumenyereze, ajya kujyana ku isoko, umenye isoko ahantu riri, niba utazi imodoka akwigisha imodoka, niba unayizi akwereka ukuntu bajya muri highway, ukuntu winjira muri ya mihanda. Urumva niba rusanzwe unatwara mu mihanda yo muri Afurika, iya hano itandukanye no muri Afurika nta highway ihaba, ntabwo birukanka nk'ukuntu twirukanka hano muri highway. Uwo muntu baba bateganya ko nyine azakwereka utuntu twinshi tw'intabwo dutandukanye, kubona simukadi, guhamagara, gukora iki, ariko ntabwo ibyo byatuma n'ubundi batakuzana. Nose ntabwo uzi bajya muri state nta muntu n'umwe asanze, keswaka akamufasha agastragolinga, wenda bikanza kumugora bwa mbere mu minsi ya mbere, ariko akagera igihe akazamenyera. Yewe nubwo yaba atazi ururimi, ntabwo umuntu mukuru ajya ananirwa kubaho, nubwo yaba atazi ururimi ariyadapta, aragenda agakoresha amasinye, akavuga n'abantu masinye, agahaha ibyo agomba guhaha, cyane ko uba ufite n'umukesi wako kumenyereza umuntu uzakwakira rwose. Impamvu babibaza ni in case nyine ni nko guteganya, uramutse uhageze ufite abantu, waba uri comfortable, waba wisanzuye, waba usa nk'uwisanga, nta bwoba waba ufite bwa miliye nyine bw'iyo area ugezemo. Niyo mpamvu bakoza niba hari umuntu uzakwakira, kuko ko bazi ko ubuzima bwano bugoye, kandi ikindi bisaba imodoka. Ntuzagera no guhita ugura imodoka, ntuzatega bisi ngo umenye uko bayitega, wenda akesha akazakwereka umunsi umwe kabiri, ariko hari igihe atazaboneka ku munsi wa gatatu. Iyo ufite undi muntu rero ugufasha muri iyo minsi ya mbere, aragufasha, then indi minsi none ukagenda wiyadapta buhoro buhoro. Ariko niyo adahari still urakorerwa, wavuga ko umufite cyangwa utamufite, still dosiye ira processing. Abaje ikibazo cyiza, nanjye iki kibazo nkiri muri Afurika narakibazaga. Thank you. Iherereye mu yihe state? Mperereye muri state ya Texas, ndi mu mujyi wa Fort Worth. Ndumva ni ibyo ngibyo. Undi ndabaza amakuru y'ibindi bihugu byakira impunzi bitari Amerika. Ntago nyazi, nta yandi makuru nzi y'ibindi bihugu byakira impunzi bitari Amerika, na amakuru yabyo ntago nzi nyazi, ariko nzi ko ari Canada n'ibyo bihugu bindi by'i Burayi na Australia n'ibindi bihugu byakira impunzi ni byinshi bitari Amerika. Ubishaka wabaza, kuko hari n'abahindura ibihugu bavuga singishaka kujya muri Amerika, nzajya i Burayi, nzajya Denmark, nzajya Finland, nzajya Australia, nzajya Canada, bakaba baguhindurira. Wenda dosigatindi gasuraho inyuma, ariko process za kuza muri Amerika nizo zikunze gutinda. Biriya bihugu bindi ntabwo bikunze gukomeza process zo kujyayo. Undi nta makuru yuko bazafungurira impunzi nshyashya muri RSC. Ntayo. Abasinye mbere yuko Trump atorwa ariko akajyaho batarahabwa namba ya US bemerewe kuza Amerika, cyangwa bazahindurirwa ibihugu? Ntabwo turabimenya, bijya bihinduka. Hari igihe bavuga ngo dufite umubare uzinjira muri Amerika n'uyu nguyu, iyo wuzuye hari igihe biba ngombwa ko bahindura abantu ibihugu bakabajyana mu bindi bihugu bitari Amerika. Rero niba utaritaba RC, niba waritabye RC uri eligible. Yego, niba waritabye RC uri eligible mu bagomba kuza muri Amerika. Nta mpamvu yo kugira ngo usabe guhindurirwa igihugu. Yego, undi yabashije ngo abafite dosiye z'uburwayi bimeze bite? Ibi bintu rero, iki kibazo ni cyiza, nanjye nagikunze. Hari ukuntu batubeshyaga bakatubwira ngo iyo ufite dosiye, cyane cyane i Bugande niyo nagiye mbyumva, ariko no mu Rwanda hari abantu bari bafite ibyo bitekerezo, ariko naje gusanga atari byo.
ngo iyo ufite ngo dosiye ngo y'uburwayi ngo urakorerwa ngo vuba vuba ngo bakakujyana kugira ngo ujye kuvurwa. Wapi, reka dosiye y'uburwayi ntago nzi abantu bari bafite abarwayi banarembye bagomba kuza bakitabwaho bategereje imyaka 8, 10, 15, 20, ahubwo wandi udafite ikibazo na kimwe agakorerwa mu kwezi kumwe, amezi 2, 6 akabaragiye cyangwa umwaka akabaragiye. Ntago dosiye y'uburwayi hano bayishingiraho na gato, kuko baba bazi ko hariya hari imishinga ihari yita ku mpunzi, hari abaganga bavura, n'abavurirwa hariya. Nubwo yaba ari indwara yica ntabwo bayishingiraho kugira ngo bagukorere vuba vuba ngo uzi. Dosiye y'uburwayi rwose nta kintu yagufasha. Wowe uzagende usenge Imana ukorerwe iby'uburwayi byo rwose nta kintu bashaka kugufasha pe. Ntabwo bashobora ari umuntu uzabagwa ntibazavuga ngo reka tumukore vuba ngo agende ngo azabagirwe muri Amerika. Oya ho iyo dosiye rwose ntabwo yatuma dosiye yawe yihuta. Iyo kesi y'uburwayi ntabwo yatuma dosiye yawe yihuta. Yego, tugiye ku wundi. Komeza cyane umukobwa mwiza, amakuru watanze bwa mbere aho watubwiye twayakura twarayahasanze kandi ameze neza nk'ayo watubwiye. Hatubere rero wenda natwe twazabasanga ayo muzaza rwose muhumure. Yego, nibyo nababwiraga ngo urabona ko amakuru yagiye arayashaka arayabona nk'uko nari nayababwiye. Yego, mujye musura biriya binyamakuru, ibintu tubabwira ahangaha muzajya musanga ko ari ukuri, tutababeshya, ntabwo ari ugushaka views. Yego, nazo turazishaka ariko ntabwo twazana ngo tubabeshye kugira ngo kuko n'ubundi tubabeshye mwazabimenya ko twababeshye. Nta mpamvu rero kugira ngo tubabeshye. Yego, Shani, ni gute umuntu yakuvugisha? Kumvugisha nimero yanjye nashyizeho iri aho ngaho hejuru. Hari abantu bamvugisha bagashaka kujya mu byo kandi gutereta gukora iki. Iriya nimero yo nyishyize hariya ni ibijyanye na business. Ni ukuri niba ushaka umukenyero, gukodesha cyangwa kugura, uzahamagara imwe muri za nimero cyangwa unatwandikire tuzagufasha. Niba ari ibijyanye n'ibyo tuba twavuzeho ni ukuri uzaduhamagara tubaze tuzagusubiza. Ariko ku bindi bintu rwose ntabwo byashoboka, ni ukuri we are not available. Kandi thank you so much. Ni ukuri gufata nimero ngo nuko umuntu amubonye kuri social media ngo wamukunze ngo ugiye gutereta ngo mukundane, ntabwo byakunda. Long distance ntabwo tuyemera. Relationship iravuna, ntabwo tukiyemera bamwe, si bose, hari abazayemera ariko njye ntabwo nemera ikintu cyo guhura n'umuntu online kuri social media ngo mukundane ngo mwubakwe ngo urukundo ngo mukundane. Ntabwo njye ntabwo ari wenda njye, buri wese afite uko yumva ibintu, njye niko mbyumva, ni nayo belief yanjye, ni nako mbifata. Ariko wowe niba wumva bishoboka nta kibazo, ntabwo nakujudging. Listen but don't judge, see but don't judge. Ushobora kubikora wowe bikaguhira, ariko hari ubikora ntibimuhire. Hari wumva ko ari byiza, hari uvuga ati oya ngomba kwihura n'umuntu tukamenyana tugateretana cyangwa tugakundana turi kumwe nkabanza nkamwiga. Yego, rero iriya nimero yo nayishyize hariya ni ibyo ngibyo. Please ndabinginze tujye tuvuga ku bijyanye na business, ku bijyanye n'inkuru na story twashyizeho, n'amakuru turi gutanga, ni ibyo nta bindi. Ibibazo nari mfite kuri uyu munsi ntabwo byose nabisubije, byari byinshi, abantu banyandikiye bari benshi pe, ntabwo nabisubiza byose ngo mbirangize. Yego, ariko ibyo nabashije gukuramo ni ibyo ngibyo. Gusa iyo ukoze ikiganiro cyangwa usubisha umwe, hari igihe n'undi yumviramo, bitaba ngombwa ko ibibazo byose ubisoma. Twagiye rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nimujye kure, nababwiye nti umuntu wese wagiye muri RC natera agatebe, yegere telefone ye, yegere televiziyo ye, amakinge sure ko afite internet, tuganire kuri iki kintu. Ngiye kubivuga nihuse, ntabwo ndi butinde kuko bapromise ko nari gukora ikiganiro kirekire. Cyane ko n'umwanya wo kweditinga bari mukeya bigorana. Ushobora gufata ikiganiro kamara n'ukwezi kose utaracyeditinga kubera kubura umwanya. Mu gitondo ndazindukira mu kazi. Akazi mfite utuzi twa mu gitondo n'utwa nijoro. Normally shift yanjye ni ya nijoro, ariko uyu munsi ari Labor Day,
happy Labor Day ku bantu bari hano muri Amerika. Ntabwo twakoze twari dufite agakonje, niyo mpamvu nabohotse. Urumva ku editing ejo nzaba mfite akazi, ejo nzirirwa nirukanka mu bintu byinshi, nimugoroba njye mu kazi, umwanya wo editing ngomba kurara nk'editinze nkana cya uploading. Urumva rero ko bitoroshye, ejo ufite n'akazi bisaba kwigoma. Reka tujye mu kiganiro cyacu twihuse. Nk'uko bisanzwe rero, murabizi neza ko Amerika imaze imyaka 45 yarakinguye imiryango yo kwakira impunzi zivuye ahantu hatandukanye, muri Afurika, muri Aziya, ndero ahantu henshi hatandukanye. Abantu baza muri Amerika ntabwo ari muri Afurika gusa, no mu bindi bihugu bitandukanye. Rero hashize imyaka 45 yakira impunzi. Mu busanzwe Amerika ku mwaka yakira impunzi zivuye muri Afurika 50,000 by'abantu biva muri Afurika, ariko biterwa n'umuperezida uriho. Nko ku gihe cya Joe Biden nari nabivuze, yakiriye abantu 150,000 barenga mu mwaka umwe. Turamushimye cyane, yakoze igikorwa gikomeye. Nanjye naje mu gihe cye, ari kuvaho hari kugira asubizaho Trump yari yampagaritse ubushize, ariko mu gihe cya Biden bandamucitse, yongera gufunga. Ngeze hano numva ko ndi umunyamugisha, kandi namwe abaje muri icyo gihe muri abanyamugisha, namwe abataraza muri abanyamugisha. Mukomeze musenge, kandi natwe turi kubasengera, ni ukuri bizagenda neza. Naho gusubira muri Congo, uwabivuze ni ukuri, nta mahirwe yo kongera gusubira muri Congo naguha. M23 kugerageza kugira ngo umutekano ugaruke, nugaruka tuzasubirayo. Hari n'umuntu wabivuze muri commentaire ngo ni gute ngo muhunge igihugu cyanyu ngo mwishimira kuba impunzi. Nta muntu n'umwe wishimira kuba impunzi, ariko nuko biba byanze, nukuri biba byanze. Aho kugira ngo ugende utange ubuzima bwawe, baravuga ngo amagara arasesekara ntayorwa. Ntabwo bafata ubuzima bwawe ngo bushyire mu kaga ureba, urumva, kandi ufite aho wahungira. Ubuzima bwo mu nkambi nabwo ntabwo buba bworoshye. Nta wakwifuza kuba mu nkambi imyaka 10, 20, 30, 40 ingahe. Twagiye tuzibamo, bamwe twahageze turabana tuzikuriyemo, tubaye abagore bakuru, turakuze, reba imyaka dufite tukiri mu nkambi. Ntabwo kwishimira kuguma mu nkambi rero imyaka yawe y'ubuzima bwawe bwose. Iyo ugize amahirwe rero ukagira amahirwe ya resettlement ahandi hantu ushobora kugira ngo ubyibuze developing career yawe, uhindure ubuzima, uhindure amateka yawe, ntabwo aya mahirwe wayibuze. Bitavuze ko igihugu cyacu kiramutse kibonye umutekano twagisuramo. Kongo turayikunda cyane, dukunda igihugu cyacu, nikigira amahoro tuzasubirayo, tuzataha. Yego, aha icyo ngicyo ndumva kigiye ku ruhande. Rero 50,000 bari babaye approved mbere yuko Trump arahira. 50,000 kuri byari byabaye approved na RCC, byari bimaze kuba eligible, byemewe kuba byaza hano muri Amerika. Ariko ahageze arabihagarika pe. Haciye igihe Supreme Court iravuga iti noneho twicare tubiganireho, kuko bari bamwanditse igomba gukorwa. Bwatereka reka noneho tubiganireho turebe icyakorwa. Bati hazagomba kugenda 60,000. Nibwo cyo gihe nakoze ikiganiro cy'ubushize kijyanye n'ibyo kuzana muri Amerika, ko hari ibindi byagiye bijyamo agateko bitajyanye no kuza muri Amerika. Iki ni icya kane nkoze. Nibwo nakoze cya kiganiro nishimye, nzi ko byagenze neza, abantu bagiye kuza. Arongera arajurira. Akimara kujurira nta kindi, akimara kujurira nta kindi cyahise kiba, hahise haba deportation. Haba deportation, abantu batangira gusubizwa mu bihugu bavuyemo. Baratandukana, imiryango iragenda atandukana, basura hazama ku kavuyo. Mwarabibonye, mwagiye mubikurikirana ndakeka. Ibyo nabyo nabikozeho ikiganiro, ugiye hasi mu biganiro byanjye wabibona. Iyo deportation rero irangiye, nta kindi yahise akora, yahise ahagarika ubufasha bwatangaga, ubufasha Amerika yahaga ibihugu
byo muri Afurika. Murabizi ko impunzi bose bahagarika visa ntibongera kubona amafaranga, kandi urabizi benshi ko yari batunze nubwo yabaga ari amafaranga make, ariko byibuze yahahishaga izo mboga, agaha ibiryo biringaniye, akabaho n'umuryango. Aba arayihagaritse, ahagarika imiti. Abakozi bamwe bakora mu mishinga imwe n'imwe za USAID barabahagarika, ibintu biba bibi kugeza kuri mu munota. Murabizi ko ibintu byinshi, imfashanyo nyinshi zavaga hano zagiye zikora iki, zihagarara. Yarahagaritse, hagarika buri kimwe cyose. Numva ngo n'impunzi zari zaraje hano, ntabwo amafaranga bagomba guhabwa abafasha gutangira ubuzima, ntabwo bose bagiye, hari abajya bafata rimwe kabiri gatatu bagahita babihagarika, kandi ubundi ubwo yemerewe kuyafata mu gihe cy'amezi 6 yashira bakagabanyamo kabiri bakagwa